Reka ngushimire kuba uhisemo gukomeza gukurikiranira hafi gahunda zose umuyoboro mugari wa Ragrazia Africa ukomeje kugenda utegura kandi ukomeje kugenda ukugezaho. None muri aya masaha what is breaking news? Reka ubwire ko polisi y'igihugu yatangaje ko yataye muri yombi abasore bagera kuri batatu b'abanyamahanga bakubise ndetse bagakomeretsa abamotari. Ni byabereye mu murenge wa Gatenga mu karere ka Kicukiro. Mu butumwa polisi yashyize ko mbuga nkoranyambaga zayo yavuze ko aba basore basanzwe biga muri UNIRAC gusa ntihavuga ibihugu bakomokamo. Yagize ati abafashwe kuri bafungiwe kuri sitasiyo ya polisi ya Kicukiro mu gihe tugikorana n'inzego zibishinzwe kugira ngo hakorwe icyo amategeko ateganya. Polisi yibukije abaturage kujya batangira amakuru ku gihe kandi ko ibikorwa nk'ibi bitazigera na rimwe byihanganirwa. Reka ubwire ko atari ubwa mbere ikibazo cy'urugomo rushinjwa abanyamahanga kigaragaye. Byavuzwe ko mu kubuza kwa 2024 icyo gihe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Olivier Nduhungirehe yanditse kuri X abivugaho mu butumwa bwe bwa tariki 30 ukuboza umwaka 2024 asaba urubyiruko kureka ubushotoranya. Yagize ati ndagira ngo nibutse ko ubushyamirane mu rubyiruko budafite umwanya muri sosiyete nyarwanda kandi amagambo yibasira abanyasudani y'Epfo by'umwihariko anyuranyije n'indangagaciro nyarwanda. Abaturage by'umwihariko abaturiye mu bice byigamo abanyamahanga bakunze gushyira mu majwi abo mu gihugu cya Sudani y'Epfo barangwa n'ubusinzi ndetse n'urugomo. Abamotari bo bakunze kugaragaza ko hari ubwo babatwara ariko bagashaka kubambura bityo bigakurura uguhangana hagati yabo. Reka ubwire ko muri Kanama 2025 polisi y'u Rwanda yatangaje ko mu mezi 12 yarashize abanyamahanga bagera kuri 240 bashyikirijwe inzego z'ubutabera bakekwaho ibyaha bitandukanye birimo gukubita no gukomeretsa ndetse n'ubujura, naho 64 basubizwa mu bihugu bakomokamo. Ngayo nguko reka ngushimire kubana nanjye hano kuri Ragrazia Africa. Ukomeze unogerwe n'izindi gahunda zose Ragrazia Africa ikomeza kugenda itegura kandi ikomeza kugenda ikugezaho.